Ese wari uzi ko telefone yawe ikubye inshuro 10 umusarane mu gusa nabi? Urabihakanye rero. Tega amatwi wumve usobanukirwe. Ikibabaje disi wasanga ujya unategura amafunguro cyangwa ukayafata ifite mu ntoki. Narababwiye ngo isi ifite abahanga batangaje ndetse n'amateka atarondowe na benshi, ariko amahirwe ugira nuko uzajya ubyiyumvira aha. Dore amateka mashya y'ibyabereye mu isanzure bidasanzwe nyuma y'imyaka 54 ubwo NASA yasubiraga ku kwezi. Ndabizi ari mu Rwanda mwakurikira kwa Pamela na Debeni cyangwa abaturanyi ni wabahaga henge. Ikaze muri Torobriand aho abaturage bahinduranya abagabo n'abagore uko babishatse. Ikaze ku bigo bya Torobriand muri Nouvelle-Guinée aho ibyo kubana karamato byumvwa nk'umuco w'amahanga. Umugabo bashobora guhindura umugore we cyangwa umugore agahindura umugabo igihe cyose abishakiye. Umunyamakuru ati bamwe mu bagore b'imuhanga bakomeje gukubita abagabo babo nk'isaka bwana. Undi nawe ati dore impamvu abagabo b'imuhanga bahohoterwa bakanuma. Reka tuyebere hamwe iby'inkuru yari koroshe. Mwabana umwe ikintu cya mbere n'amafaranga. Ati turabizi. Ariko si wari ubizi. Wari ubizize ko Kavutse Olivier agiye gufungura akabyiniro ka Gospel Kigali. Mbaye ikaze mu nkuru zacu zidasanzwe za hano mu Rwanda ndetse no ku isi hose. Nge ndi Ish Robert. Welcome. Ese wari uzi ko telefone yawe ikubye inshuro 10 umusarane mu gusa nabi? Urabihakanye rero. Tega amatwi wumve usobanukirwe. Ikibabaje disi wasanga ujya unategura amafunguro cyangwa ukayafata ifite mu ntoki. Benshi mu bakoresha telefone igendanwa bayikoraho nibura inshuro zigera ku 2317 buri munsi. Nibitangaje kuba ibiganza ari kimwe mu bice by'umubiri wacu yabyanduye cyane. Kwera umwana uri hagati y'ibiganza na telefone zacu bituma telefone irusha kwandura kurusha ubwicaro bw'umusarane wa kijyambere. Ati gute rero? Mu bushakashatsi bwakorewe muri kaminuza ya Alberta yo muri Canada basanze telefone nyinshi zifite microbe zigera ku 17. Izo microbe zikubye inshuro 10 umubare wa microbe ziba ku bwicaro bw'umusarane wa kijyambere usukuye. Nubwo umubiri wacu akenshi uba ufite ubushobozi bwo guhangana na microbe nyinshi ziba kuri telefone, hari igihe uhura na microbe zaturutse ku bandi bantu nka virusi zitandukanye bigatuma urwara. Bikunda kwikora ku bice byinjiza microbe mu mubiri nk'umunwa, amazuru n'amaso. Uri mu kaga kenshi ko kurushaho kwandura indwara ziterwa na microbe. Nanone gukora ku bintu bikorwaho n'abantu benshi nk'ibyuma byo ku madirishya, ingufuri z'inzugi, imfunguzo n'intoki z'abandi bantu bituma intoki zawe zikusanya umwanda uturutse kuri ibyo bintu. Iyo ufata kuri telefoni wamwanduye umukiraho maze wakaraba intoki ntibigire itandukaniro bitanga. Kwa telefone yawe abandi bantu bituma yandura kurushaho kuko yakira imyanda baba bafite mu ntoki zabo. Ikintu cya mbere ugomba gukora mu kwirinda ibi ni ukwirinda kujyana mu bwiherero. Iyo ujyanye telefone yawe mu bwiherero ukanarenzaho ukayikoresha urimo bituma yandura ku buryo niyo wakaraba intoki n'ubundi wa mwanda usohokana kuri telefone yawe. Ikindi wakora ni uguhanagura telefone yawe buri munsi ukoresheje umuti wa alcohol usukura intoki. Ugomba gukaraba intoki kenshi gashoboka kandi nyamuneka irinde gukora ku bintu bikorwaho n'abantu benshi. Ibi se wari ubizi? Oya da, n'ahandi abimenyera uretse hano. Narababwiye ngo isi ifite abahanga batangaje ndetse n'amateka atarondowe na benshi, ariko amahirwe ugira nuko uzajya ubyiyumvira aha. Dore amateka mashya y'ibyabereye mu isanzure bidasanzwe nyuma y'imyaka 54 ubwo NASA yasubiraga ku kwezi. Nyuma yo gukererwaho iminota 10 kugira ngo hakemurwe ibibazo by'ikoranabuhanga byari byagaragaye mu gice cyagutse cyogajuru ku butaka cyangwa ibyiswe nka launchpad, NASA yohereje icyogajuru cyayo gifite imbaraga kurusha ibindi mu isanzure. Iki cyogajuru cyoherejwe mu butumwa bwa Artemis ya kabiri cyagutse kwa mbere Mata 2026 saa 6:35 z'ijoro ku masaha y'i Kigali. Gihagurukira mu cyanya cya Kennedy Space Center yo muri Florida. Ni ku nshuro ya mbere mu myaka 54 NASA yongeye kugerageza ubutumwa bwo kugera ku kwezi cyangwa hafi yako. Iki cyogajuru kinini cyane cyagurukanye ingufu zidasanzwe wageranya n'ibiro miliyoni hafi enye zagisunitse mu kirere. Cyagenderaga ku muvuduko wa kilometero 16 ku isaha. Nyuma y'amasaha 2 gihagurutse, abastronite 4 bari muri icyo cyogajuru bageze mu isanzure amahoro. Bari kuryoherwa n'ubwiza bw'isi bayirebera hejuru. Bambutse neza urubibe rwinjira mu isanzure maze batangira kuzenguruka isi. NASA yatangaje ko abastronite batekanye kandi biteguye neza gutanga ubutumwa bwabo. Umuyobozi w'ubutumwa Riyet Weissman yavuze ko ishusho y'isi mu isanzure itangaje
yerekana by'umwihariko ukuntu Australia yagaragaraga neza cyane. Mu bibazo byagaragaye harimo icyatumaga abagenzi urugendo batumva ibyo bari mu cyogajuru bavuga cyahise gikemurwa vuba. Mu gihe cyo kugenzura ibikoresho by'ibanze bifasha abastronaute kubaho mu isanzure, itara ry'impuruza yiyakije mu bwiherero bw'icyogajuru, biba ngombwa ko ababishinzwe bafata umwanya uhagije wo kubikemura. Urugendo ruzamara iminsi 10 mu birometero 400 uvuye ku isi. Abastronaute bazakora urugendo rwo kuzenguruka ukwezi batageze ku butaka bwako. Mu masaha 24 ya mbere, icyogajuru kizenguruka isi inshuro ebyiri kugira ngo kigerageze sisitemu zacyo z'ingenzi. Hanageragezwe gukoresha igice cyo hejuru kiba kirimo abantu bo mu buryo bwa manuel. Igihe igenzura rizaba rirangiye, iki cyogajuru kizongera cyogoga ikirere cyerekeze ku kwezi. Mu gihe kizaba kiri kugenda, kizakora umwitozo wo kwiyubika Black Flip Maneuver kugira ngo hitozwe uko mu bihe biri imbere ibyogajuru bishobora kwihuza. Mu gihe haba ikibazo gitunguranye, imyenda yabugenewe yambarwa n'abastronaute y'ibara rya orange spacesuit ishobora kubarinda bagakomeza kuba mu gihe cy'iminsi 6. Nibagera hafi y'ukwezi, bazazenguruka igice cya kure ku ntera iri hagati ya kilometero 3500 n'ibihumbi 9500 uvuye ku butaka bwako, ni ukuvuga ubutaka bw'ukwezi. Abastronaute bazagira amasaha 3 yo kureba ukwezi no gufata amafoto. Urugendo rwo kugaruka ku isi ruzabatwara indi minsi 4. Kugaruka ku isi kagace bazaba barimo k'icyogajuru kazinjira mu kirere ku muvuduko mwinshi wa kilometero zirenga 40,000 ku isaha, kagwe mu nyanja ya Pacific. Ubutumwa bwa Artemis ya kabiri bugamije kwiga byimbitse ku kwezi no gukora ubundi bushakashatsi hashingiwe ku bimenyetso bishya. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yagejeje ijambo ku baturage ashimira ikipe yose igize ubutumwa n'abastronaute b'intwari kuri iyi ntsinzi itangaje. Ikindi wamenya ko abastronaute ni abagabo 3 ndetse n'umugore umwe. Ndabizi ari mu Rwanda mwakurikira kwa Pamela Debeni cyangwa abaturanyi ni wabahaga henge. Ikaze muri Torobriand aho abaturage bahinduranya abagabo n'abagore uko babishatse. Ikaze ku bigo bya Torobriand muri Nouvelle-Guinée aho ibyo kubana karamato byumvwa nk'umuco w'amahanga. Umugabo abashobora guhindura umugore we cyangwa umugore agahindura umugabo igihe cyose abishakiye. Gucana inyuma n'ibizwi kuri bibirwa. Abana babonwa nk'Imana iturutse ku bufindo kandi amakimbirane bayakemuza umukino wa cricket. Ibikorwa bya Torobriand biherereye ku nyanja ya Solomon mu burasirazuba bwa Nouvelle-Guinée. Aho abatuye kuri bibirwa babona imibonano mpuzabitsina bitandukanye cyane nuko abantu bo hirya ku isi bayibona. Kuko bayibona nk'akantu ko kwikemurira akabazo aho kuba umurungu uhuza abakundana. Ubyumvise neza, ni nk'uko mu Rwanda umuntu ashaka gusitara ukaba wamufasha. Muri Nouvelle-Guinée ibintu byo guhuza imibonano mpuzabitsina ni ibintu toto ushobora gufasha mugenzi wawe. Abakobwa muri ibi birwa bya Torobriand ntibasabwa kwifata ngo bakomere ku busogi bwabo nka bimwe tumenyereye, ahubwo bashishikarizwa kuryamana n'abasore uko bashatse ndetse kenshi. Abenshi batangira kubikora bafite imyaka mike cyane. Bakunda guhinduranya abakunzi, abakobwa baho ni inzobere mu gutereta kandi batereta kimwe n'abasore. Nubwo abakoloni b'Abanya-Australia bagerageje kwigisha abaturage bo mu birwa bya Torobriand indangagaciro za Gikristo, ntibabashije guhindura umuco wabo. Ibyo bigaragarira no mu myambarire yabo, kuko nubwo muri ibi birwa hageze imyenda, amashuri n'ibindi bikorwa by'amajyambere, ntibabuza kwambara imyambaro gakondo ihishe igice cyo hasi gusa, maze hejuru bakarimba indabyo n'imitako. Amabere nafatwa nk'igice kibanga ku bagore, ni nk'igice kindi gisanzwe. Tubwire muri comment uyu muco ni muzima cyane cyangwa nta kirimo nibazawuzane mu Rwanda. Umunyamakuru ati bamwe mu bagore b'imuhanga bakomeje gukubita abagabo babo nk'izakabwana. Undi nawe ati dore impamvu abagabo b'imuhanga bahohoterwa bakanuma. Reka tuyebere hamwe iby'inkuru yari koroshe. Abagabo mu karere ka Muhanga mu murenge wa Shyogwe bagaragaza ko babazwa n'uburyo bagiye kurega bahohotewe n'abagore bahindurwa abanyabyaha bagashinzwa ubusinzi n'ibindi. Bituma basigaye bahitamo kuruma gihwa bagaceceka. Umwe mu baturage baganiriye na TV1 utashatse kuvuga umwirondoro we yavuze ko akorera imirimo ye ya buri munsi ariho hasigaye harabaye nk'iyo mu rugo, kuko ari habonera amahoro ndetse rimwe na rimwe aharara. Bitewe n'uko yatashye umugore amuhohotera. Ibishimangirwa n'abaturanyi be barimo wagize ati nta nubwo akirana n'umugore we kuko umugore asana abandi bagabo yagira ngo aravuze agakubitwa kakahava. Abaturage bagaragaza ko iyo ugiye kurega uvuga ko umugore yaguhohoteye batabyemera kuko bababwira ko bidashoboka, ahubwo bagatangira kubashinja ubusinzi n'ibindi byaha. Atari ko se wagenda uvuga ngo umugore yamuhohoteye bakaza kereka wakomeretse cyane.
yakomeretse cyane bwo ikibazo cyawe kirumvikana. Umuyobozi wa Rwanda Men's Resource Center Fidel Rutayisire yagaragaje ko guceceka atari wo muti, kuko ahubwo abenshi guceceka babiterwa no kwanga kwisebya ngo abantu bumve ko yahohotewe n'umugore. Ati baheranwa na cya kintu cyo kuba agomba kwihagararaho, abagabo tubafasha guhindura imyumvire bakumva ko ihohoterwa ridakorerwa abagore gusa ahubwo ryagera ku muntu wese, kandi ko kuvuga ibyakubayeho nk'umugabo ari ugufasha sosiyete kurwanya ihohoterwa, ndetse ahubwo turabakwangurira gukomeza gutanga ibirego ko imibare yabo iracyari mike ugereranyije n'iy'abagore. Raporo y'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamibare NCR igaragaza ko umubare w'abagabo bakorerwa ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikamenyekana bavuye kuri 349 mu mwaka wa 2023 bagera ku 2748 muri 2024. Mw'abantu mwe ikintu cya mbere ni amafaranga. Ati turabizi ariko si wari ubizi? Wari ubizi ko Kavutse Olivier agiye gufungura akabyiniro ka Gospel Kigali? Umuhanzi Kavutse Olivier wamenyekanye cyane mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana agiye gufungura akabyiniro k'umuziki wa Gospel Kigali. Abambere bakazagasohokeramo kuwa gatanu tariki 3 Mata 2026. Bivuze ngo protein ejo ubwo twamusuragaho ujuje inzu azajya ashyiramo n'akabyiniro ka Gospel. Kavutse Olivier yavuze ko ari ahantu hazajya habera ibintu bitandukanye. Ati kimwe mu bintu byambabaje nuko ino hasanga abakristo ari ugusenga kuva kwa mbere kugeza ku wundi. Naravuze ni kuki mu Rwanda nta kintu cy'imyidagaduro dufite kujya wavuga ngo nasohotse ndi ibyo baracuranga umuziki wa Gospel. Hari imikino itandukanye kujya wasohoka ukava wizihiwe. Kavutse yafunguye iyo nyubako Kicukiro aho ku manywa bahariwe kwiga no kwihugura cyangwa kwakora imirimo ku bantu bashaka ahantu hatuje hari murandasi ndetse n'imashini. Ahari igikoni gitunganye ibyo kurya no kunywa ujya wakora akazi kawe cyangwa ugasoma ibitabo ariko utishwe n'inzara. Iyo umugoroba ugeze hagati ya saa 11 na saa 1 imirimo yo ku manywa ibirangiye, ubundi hakajya akabyiniriro ariko abacuranga umuziki wa Gospel nabo basimburana. Ati nimugoroba ahita ahinduka ahantu ho kwidagadurira. Icyakora ushoboye gukomeza gukorera ibikorwa wakoraga ku manywa mu muziki w'ubuhari nabyo turabikwemerera. Kavutse ahamya ko ari ahantu abantu bajya basohokera bakidagadura, cyangwa hakaba ahantu heza ku bantu bifuza gutarama bumva umuziki wa Gospel. Bajya bakodesha no mu birori byabo cyihariye. Ati ndibuka ko mu bukwe bwanjye twagiye kwifotoza tutashye dusanga abantu bizihiwe kubera umuziki. Abakristo bafite ubukwe bashobora kuza bakafata bakakorera ibirori byabo bakizihirwa. Kavutse Olivier n'umwe mu bahanzi bamaze igihe mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Icyakora muri iyi minsi we n'umuryango we bimukiye muri Canada aho basigaye batuye kugeza ubu.